Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice Media Rwanda TV. Dutangiye isomo kwiga modeli agace na ka 31. Tugiye kwiga iyi modeli uri kureba hano. Iyi ni modeli nziza ushobora kuvuga ngo aka ni akaboko, ariko twakozemo nyine amamodeli agiye atandukanye. Iyi nk'iyi modeli twakoze hano ushaka kwishyira ku kaboko wenda k'umwenda runaka wumva ushaka, ariko ugakora modeli imeze gutya. Ni ukuvuga ngo uno munsi rero tugiye kwiga no modeli yose tuyirangize, urebe ukuntu iyi modeli bayikora akantu ku kandi. Gutya bimeze byose. Urabona hari hagati ntiwamenya, reba hano mpindurije ukareba hano ku bubi. Reba kuriya nyine ntupfa kumenya ibyo ari byo neza, kereka ino modeli uyizi cyangwa se warayikoze. Rero tugiye kuyikora neza akantu ku kandi uyibone, kubera ko ushaka kuyishyira ku mwenda wose wakumva ushaka, yaba ari ikanzu, yaba ari iribaya, yaba ari iki, ugakora akaboko kameze kuriya ukakavangira ariya mabara, biba bisa neza. Rero mbere na mbere kamfata igitambaro. Nkuko bisanzwe dufata igitambaro cyo kwigiraho tugakuraho akantu gato kumva dushaka. Ngiye gufata igitambaro nkata akaboko nk'ibisanzwe. Bifate nkaho ugiye gukata nk'umwenda, wenda ukavuga ati ngezaho nkora akaboko. N'ubundi iyi modeli iri ku kaboko, kandi rero ubu ngubu ndayishyira ku kaboko kubera ko ari hiri niho nshaka kuyishyira. Birashoboka cyane. Kimwe nuko wanayishyira n'ahandi hantu wumva ushaka, ariko cyane cyane ku kaboko. Tugiye kuzinga igitambaro nk'ibisanzwe. Kuriya urabizi uyu umuntu agiye gukata akaboko azingira ku gipimo wenda runaka twarabivuze, wenda katuzingira nko kuri 11. Tuvuge ngo wenda harimo nk'amakutire. Nyine hano turi kugereranya kubera ko ntabwo turi gushyira ku ipimo nyirizina bya nyabyo, turi kugereranya kubera ko hano turi kwiga nta gatambaro gato tugiye gukata. Niyo mpamvu nkubwira ngo hano rero wowe ugiye kuri ino modeli banza ukata akaboko wenda karangiza. Ubu ngubu turimo turapima akaboko, wenda nzingiye ku 10. Urabona ko mise mbihindura kuko aho kugira ngo kibe kinini cyane reka ngire ikiringaniye, kubera ko n'ubundi ntabwo ari kuvuga ngo turagitera ku mwenda runaka, hoya nitumara kukigiraho biraba birangiye. Ukazinga igitambaro kuri ako gipimo cy'akaboko, warangiza ukavuga ati wenda kamfata akaboko kacu ashyire nk'uburebure kangereranya, wenda mvuge ko ari nk'11. Ni ukuvuga ngo uburebure twavuga ko ari nka 10 wenda na 2 n'igice cyangwa se 13, ariko mpimye 11. Ndaza kuzakubwira impamvu. Menya ko uburebure wapimye umuntu ugomba gukuraho nibura 2. Noneho hariya ni wa mubare umuntu atambika umuntu agiye gukata, agiye guca nyine hari ahamaha. Wenda kadutambike wenda tumanura umurongo kuriya umanutse uturutse hejuru hese. Ibi byose turabizi, ibi ngibi turabizi, ntabwo twakwirirwa tubitindaho, ahubwo icy'ingenzi tugiye gukora ni iriya modeli yacu. Hano ni amaha. Nimba waratangiranye nanjye kuva ku isomo ryo kwiga kudoda akantu ku kandi, ugahera kuri season ya mbere ukagera kuri season tugezeho ubu ngubu, ntabwo waba utaramenya gukata akaboko. Uko narakweretse mwereka ukuntu wakata amaboko yo kwiribaya, yo kwikanzu, cyane cyane hari akumaha, byose narabikweretse. Nimba ushaka kubimenya bigiye kure, gera ujye kwiga kuri amasomo kuko arahari. Uwo ugende hango muri YouTube yawe ngo wandikire ushaka wenda nk'ikintu runaka, wandikemo ngo isomo kwiga kudoda, wenda uhere kuri season ya mbere episode ya mbere, cyangwa season ya mbere episode ya kabiri. Kuko episode ya mbere ni ahantu umuntu aba yiga ukuntu batwara imashini, gupedala imashini, gushyiramo urudodo, kandi ibyo wasanga wenda ubizi. Wenda uhere nko kuri season ya kabiri. Hano rero aya ni yamaha. Ibi si ibisanzwe se gukata akaboko. Nakubwira ati ujye kuri modeli yacu, banza ukata akaboko karangire. Ubu ngubu ngiye kuzambisha utuntu tw'utumodeli tugiye dutandukanye kubera ko tuba dukenewe. Erega buriya niyo mpamvu hano hantu tuhigira ibintu byinshi. Dore kano ni ka kaboko kacu rero kararangiye, si ngaka. Aha ngaho uhita ubifata nkaho ukasa akaboko k'iribaya, cyangwa se ukasa k'ikanzu, cyangwa se ukasa akandi kaboko wenda bitewe n'ako ushaka. Dore ngaka. Gusa witonde kubera ko uburebure nakubwiye ngo nafashe uburebure nkuraho 2. Ndaza kukwereka ko 2 ari akiki, cyangwa se nushaka kureho 1 n'igice. Icya mbere nuko mu mubare ukuyeho ndi uzakwereka ro wiki, wowe uzagakora akaboko kameze gutya, no uzi ngo uzakora umubare umeze gutya. Hano rero ufata ingwa ukagaburamo 2 muri kara kaboko. Hano hagabuyemo 2 ngiye kuwakata kugira ngo mbone ko nshyira mu modeli. Ni ukuvuga ngo kari akantu k'akamodeli karimo ntabwo ari akantu kometseho, ukometseho ntabwo byaza bisa kuriya. Aka kaboko iyo umaze kugakora uhita ko ugasaturamo 2 hariya. Urabona ko misinga cyamo 2, singa ibiriya. Kandi nkata mu buhagarike, ntabwo nkata mu butambike. Guturuka ku rutugu kugera hasi niho nkata, ntabwo ari gukata ngo umuzinguruko wako ngo bari unongera ncemo kukabika gofi. Hoya. Iyo urangije rero ufata ikindi gitambaro uzavangira kirindi bara. Wenda urugero hano twebwe tugiye kuvangira nits.
wabibonye ko akaboko kacu kuzuye kavangiye n'iki gitambaro. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo iyo umaze kugakatamo kabiri kuriya uhita ufata igitambaro uzavangiramo aricyo cy'iki ngiki. Ikintu ukora kamaze nyiringanize neza ku murongo, kubera ko wenda bitewe n'ahantu gikuye, bitewe wenda n'ikintu wenda ukawukatamo ntabwo kiringaniye ku murongo neza. Kamaze mbere na mbere nshyire nk'umurongo muremure nyine nyiringanize neza ku murongo. Nindangiza mbaze nkate nkore umurongo uringaniye neza. Nindangiza bari wompimiraho. Rero urabona ko ino modeli yacu ni nziza pe. Gusa iyi modeli ubundi hari amamodeli menshi tuzajya kwiga, wenda ukongera ukayabona n'ahandi, ukongera ukabona hari abandi bantu wenda bayakozeho. Birashoboka cyane kubera ko ntago wenda ari njye mba ngiye gukora iyi modeli bwa mbere, cyangwa mu kimwe aba ari njye nzayikora njyenyine. Neze ko nyikubwiye we ntuzayikora, ndetse wese ushobora kuyigisha ubaye wigisha. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo ushobora kuzayibona n'ahandi, ariko wenda ukabona, urabona nk'iyi video yacu, reba ukuntu imara iminota 50 yose. Ntabwo ari myinshi kuko nta n'isaha irimo, ariko nta nubwo ari mikeya. Kambaze nkubwire hano, ni ukuvuga ngo ngiye gukata agatambaro nibura gafite nka 3. Ubonye impamvu ndaza kukubwira impamvu mpimye 3, kangira wenda nka 2 kabiri. Kugira ngo ntaza gukata igitambaro kinini kikaza kuza gupfa ubusa. Mite noneho nco umurongo ugororotse hariya kuri 2, naho nongere nkate kari agashumi. Kano gashumi ndaje nkwereka ikintu ndi bugakoresha. Ni byose ndimo ndakata bigiye kumfasha gufunga kari akaboko neza, bigiye kumfasha gushyira amazira modeli ze ku kaboko neza. Ubu icyo usabwa kurikirana akantu ku kandi. Hari umuntu uhita wenda mbaza ako kanya atararangiza na video, akaya nkurese ko gasatuyemo 2 biraza kugenda gute. Wenda wasanga bitewe n'umwanya yari afite arebye ibyo ngibyo arebye gusa agahita akambatsa icyo kibazo, kandi nkubwira ko muri iyi video yose byose ndimo bisobanura. Niyo mpamvu nkubwira ngo mbere yuko wenda wambaza ku kibazo wagize, banduriye video yose irangize, kubera ko ushaka gusanga ikibazo uri kwibaza tujye kukikemura mu kanya. Rero nanjye ikintu nkubwira ndakubwira ati reba video yose irangira ko mbaze ko birimo. Dore ariya amaboko yacu abiri. Ni ukuvuga ngo oya ntabwo ari amaboko abiri atandukanye, ahubwo ni bya bice bibiri byacu bigize akaboko kamwe. Rero ngiye gufata ka gatambaro nakase ngatere ku kaboko kamwe hariya, ariko ni ukuvuga ngo urabona ukuntu harangateye hariya ni ku bwiza akaboko kacu, ntabwo ari ku bubi, hariya ni ku bwiza. Ndaje nkwereke impamvu tubikoze kuriya. Uwo icyo usabwa kurikira neza akantu ku kandi. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu zino modeli bagenda bazikora, kimwe no kuba bazabona video wenda imara nk'iminota 10 wenda y'iyi modeli ndi gukora. Birashoboka cyane kuko bibaza ngo uko abandi bakora iminota 10 ngiye nkakora iminota 50. Ni ukubera ko ngiye nsobanura akantu ku kandi, ntabwo nirinda gutaragurika cyane, ngashaka uburyo ki ibi bintu uri bubimenye. Niyo mpamvu video itinda. Ikintu ndi gukora hariya ndahiniramo kari agatambaro nk'imbere kuriya, birebe neza. Hariya ndagafata ngahinire nk'imbere kuriya, nindangiza gatungutseho akantu gatoya. Dore hari ukuntu biba bimeze, dore ni kuriya. Hariya ndahita ngahiniramo kuriya, ariko nsigazeho akantu gatoya, wenda kariya akantu gahinnye hariya, kariya aba ariko nsigaza hariya. Kuriya iyi modeli yacu rero tuzayikora mu iribaya. Nzakora iribaya maze ningera ku maboko nkore no modeli, kugira ngo mukomeze kurushaho kugenda muyibona neza akantu ku kandi. Hariya urabona ndi gucisha urudodo, ku kaboko nyirizina, ntabwo ndi kuricisha kuri kariya gatisi nasizeho. Nirujya kuri kariya kaboko ariko ku ruhande ndaje mbikwereke nabyo. Ukuricishaho neza ku murongo no kwabihiniyemo imbere. Ni ukuvuga ngo hari umuntu uri kwibaza ngo none se ko akoze biriya ku kaboko kamwe wenda arabigenza gute kugira ngo amaboko yombi yahuze hazemo kariya kantu mo hagati. Ni ukuvuga ngo uramutse ubikoze kuriya utabanje gusatura n'amaboko akano kaboko mo kabiri, ikintu cyakubaho wakomekaho agatambaro gasa kuriya, ariko umuntu arebye wenda umwenda wawe wawujuje ahita abona ko ari akantu wometseho, akabona ko ari akantu wometseho. Ariko hano impamvu mbikoze gutya, ushobora wenda kuvuga ngo reka ndebe ukuntu kano kantu kariho, ntago wabimenya utarabashije kubona ukuntu n'inzira byakozwemo. Urareba ukabona harasatuye, wareba ukabona harimo udutambaro tumeze ukuntu, wareba ukabona ntuzi ukuntu. Reba kariya akadodo kacu singakariya si biriya gusa, reba hano kari guca ku ruhande neza kandi kagororotse. Hano rero mfite kandi gatisi ka kabiri ngiye gashyira ku kandi gace ku rundi ruhande. Kandi kaboko dore ni kano, akandi gace ko ku rundi ruhande ni kano.
Nuvuga ngo ni Voice Model Rwanda TV, ndabakunda cyane kandi utarakora subscribe wayikora kandi nkubwira ngo ibyiza biracyaza. Model tuzaziga nyinshi nzagenda mbere kutumodel tugiye dutandukanye wereka ngo wenda ubusese hano nugiye kwigira nk'ibintu byinshi kandi agatise rero ndabona kari buze kumbana kagufiya aho kugira ngo kabe kagufi ikintu muri ihanganiro muri biraje bikemuke, aho kugira ngo kabe kagufi ikintu ngiye gukora nika nkata kandi karekare. Yewe ko ngomba gukata nyine agafite uburebure nka buri muri ka kaboko ariko ntabwo sinkuri karekare cyane mu gake karekare cyane. Ni ukuvuga ngo hano rero kari agashumi nako ngiye ugatera hariya kuri kari agace kandi kagize kari akaboko kasigaye kugira ngo hose nyine nkore ibintu bisa. No kugira ngo ngatere nabwiye ngo muri haganiriro muri iyi video nyikoze nyine bwijemo hari ukuntu umuriro ugira gutya wenda ukabura buzeho gato ukongera ukagaruka, ni ibintu bisanzwe murabizi muri ihangana gatoya. Ntabwo ari ibintu bitinda wenda hari ukuntu umuriro ugenda wenda bikongera bikaka bitewe wenda afite ukuntu mba narabiteguye ku buryo umuriro udapfa kubura burundu. Murabizi ntabwo ndi ko njya kure wenda mutagira ngo wenda ndimo ndagira ngo mbitake oya nta mpamvu. Hano rero ikintu ukora nawe uteraho kari agatambaro kuri kari akaboko hejuru kuriya nkuko twakoze kari akambere. Iyi model ugomba kuyireba neza, erega buriya ukuntu tugiye kuzajya kwiga ntabwo wenda ari kuvuga ngo tugiye kuzajya dufata model ngo tuyikate akantu kandi tuyiteranye. Icyo gihe hari ibintu byinshi bizagenda byisubiramo kandi iyo maze gukatira no kuritanyira rya simple. Gukora model ni ibintu bisanzwe. Ndetse nimba uzi gukata model wenda yakariba karaho kadafite model name, icyambere cyo gufata iyi model ukora amaboko y'iryo yiboya ukayakora nka gutya, ni ibintu bisanzwe. Nimba narakugishije iyindi model hano mu kwiga model wowe kujya kwiriba wowe ukayikoraho ako kantu gusa. Erega buriya niyo mpamvu iyo ugiye kwiga kudoda bakugisha kudoda ibintu biri aho ngaho bisanzwe. Nimba ari iriba yakora akariba nk'agasimple konyine, iyo ugize amahirwe wenda mwarimu wawe arakubwira ati reka dukore kano kamodeli, ariko ubundi itegeko ryo kwiga kudoda ni uko wiga kudoda nyine akariba karaho gasanga kadafite na modeli n'imwe. Wowe icyo ukora iyo umaze kwiga kudoda ibindi urabyishakira. Wenda hari abantu batigisha nka gutya bigisha buri kantu kose, ariko abenshi ntabwo mvuze ko ari bose nyine, abenshi usanga bigisha ibintu byoroheje bakarekera wowe ibindi ukabyishakira. Wakibaza ngo ubyishakira gute ko bamaze kwiga ninde muntu ubikwigisha? Wowe ugenda ubibona bitewe n'ukuntu uzi gukora akantu k'agasimple utuntu k'utumodeli ukagenda utwishyiriraho. Dore amaboko yacu rero n'akaboko kacu kamwe ngwiri ibipande byose bikagenda turabirangije. Ikintu gisigaye rero ngiye kugahuza nicyo kintu gisigaye. Ngiye gukata akantu k'agashumi nabwo kabaze ngorore uno mwenda wacu kubera ko ntabwo gororotse neza hariya muri ihangana kubera ko nyine mba ngerageza kureba wenda nka nigisha kandi nakoresha igitenge byari gukunda, ariko impamvu nibanze kwitise cyane no kugira ngo amabara nyabone mbone ibara rimwe kwaryo ritavangiye n'akandi kantu kugira ngo ureba video uze kuza kubisobanukirwa neza akantu kandi. Akaboko kacu rero harangiye kubanza ngorore neza kuriya. Hano pima agashumi gafite wenda nka 2 n'igice, urabona ko ari 2 n'igice. Ndageze nkakata ku gashumi gafite 2 n'igice. Hari igihe wenda uzabona video wenda ubundi akenshi amasomo nk'angaya menshi nabikubwiye umuntu arakora akongera ukayabona n'ahandi, ariko wenda amara nk'iminota mike. Hari abantu bakunda iminota mike ngo niyo baba bakeneye, ariko ngewe kuko nigisha akantu kandi ntabwo byampira kubera ko bino bintu ntabwo wabikora mu minota 10. Hari ibintu byinshi nataruka kandi ari byo mba nshaka kumenya. Abantu bakora ziriya video nka ziriya usanga kenshi zitaba zinasobanuye, wenda ureba gusa ukabona wenda bitaragurika utamenya ibyo ari byo. Rero hano ikintu ukora ufata kariya gatisi ugashyira hariya ku mashini, ugashyiraho akaboko kawe hejuru agace kamwe hagati na hagati, hamwe washishije urudodo bwa mbere ukongera ukahacisha urundi muri rwa rundi neza, ku buryo umuntu arebye kariya kaboko hariya abona ko harimo urudodo rumwe rwonyine. Urabona ukuntu mbirambitseho hariya, nawe niko ugomba kubikora kugira ngo mbihuze neza. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu umuntu avuga ngo ngewe ngo ndomekaho agatisi inyuma ngo wenda kirindi bara ngapfa kuba ari agatisi k'akaronko, biragaragara ko ari akantu k'inyomekano wasizeho. Iyo bikoze gutya rero abantu benshi birabacanga, ntawe umenya ngo bikoze gute. Hari igihe uribuka ibintu kubera ko rero n'umuntu aba yiyambariye ako kamodeli ntiwanareba wenda ku bubi bwako ngo urebe hariya nyine mo imbere ngo urebe ukuntu izo modeli zikoze.
ureba aho uri kureba biba birangiye, wenda uyambaye agahita yigendera. Rero akenshi wita uko wibaza gusa hano hantu wakoze gute, ngo ureba ukuntu mise mpuzaho na hariya, uhita ufata kariya kandi kasigaye ukaterekaho hariya ukabyegeranya neza bikegerana. Urabona biriya bintu ndi gukora, ntabwo ugomba kubishyiraho ngo bitandukane, bishyiraho byegerane neza nyine hamere nk'ahantu hahuje ariko hatanahuje, hanyuma modeli yacu ibone kuvamo imeze neza. Ni kuriya reba, ndaje gato nkavanemo maze nkakwereke neza kugira ngo ubashe kuyibona neza akantu ku kandi. Kandi uragerageza nyine ubundi tese hari ukuntu umuntu adoda ari gukururaho inyuma y'akantu gato, bitewe n'imashini uri gukoresha. Hari ukuntu imashini yawe wenda itabikurura umwenda neza 100%, ugasanga udoze nk'itese nk'ebyiri wenda zinyerera, ariko imwe iragiye cyane indi igiye gahoro, ukabona zishifomye ukuntu. Hano hantu no kubiringaniza nyine kubera ko ariko byari bimeze. Byari biringaniye kubera ko nahasatuyemo kabiri, ntabwo ubu ngubu bikiringaniye, ariko dore ni kuriya. Singiriya ibya mbere birarangiye, ubu bya mbere ntubibonye neza ukuntu babikora. Kanizere ko nawe iyi modeli uzayikora, kandi ushaka kuyishyira mu iribaya nabikubwiye, ushaka kuyishyira mu ikanzu. Hano ikintu ubusabwa ntabwo ari ukuvuga ngo ndiga umwenda wose akantu ku kandi kugira ngo menye aho ino modeli nzayishyira, ngo wenda nanjye aho nyisize nawe ariho uzayishyira. Hoya, reba hano ukuntu bimeze, ntiwamenya ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo ari ahantu ushaka gutambika nk'utuntu tw'udupesu, natsetemo turatombangukiye kuko nari ndimo kwihuta, kandi urabona ko uko byamera kose burije, nawe uhita ubibona. Hari ukuntu umuriro uri kugenda ukabona ukuntu haba hijimye. Ni ukuvuga ngo birumvikana hari igihe kuri isomo nk'iri ngiri ukabona ryatinze, ko uribona iminota 50 nk'iyi ngiyi ntibivuze ko ari isomo narikoze. Ushobora gusanga narikoze nk'amasaha 3, neza mu masaha 3 urumva wowe ngahita nkora nk'iminota 50 ngayabaze nawe urugendo mba nagenze kugira ngo isomo nk'iri ngiri rirangire, kandi rize ryumvikana neza akantu ku kandi. Hano akaboko kacu rero iyo gateye pasi ni kuriya. Rero hano ikintu ngiye gukora, bino bintu ukora ko biba bisa nabi, ngiye kubisirifira. Cyangwa se iyo udafite imashini isirifira aho hafi ujya gusirifiza, ugasirifira hariya. Ngiye kubisirifira dore hariya, ubwo birabaye nyine. Hano reka turi kwiga modeli, nuva kwiga modeli cyambere ko nkubwira icyo nkoze. Dore hano no gusirifira kamyegereze neza, reba bifite isuku nta kibazo. Bya bintu byari bimeze nkaho nyine bimeze ukuntu bijagaraye ukuntu, wenda hari umuntu warutangiye kubitekereza ngo mbega ukuntu imbere biba bisa nabi, dore bisa neza. Ngambwira ikintu wabishinja hano, mbwira hasi muri comment. Urabona modeli yacu itameze neza hano, ntiwamenya ibyo ari byo. Hari ukuntu umuntu yabasibira noneho biriye gute noneho mana yanjye, umuntu agatangira agatekereza amayira menshi, ariko nyamara modeli yacu nta nubwo ibigoye iba yoroshye. Tugiye kwiga amamodeli menshi, narayibabwiye. Narabwiye ngo tugiye kwiga amamodeli menshi ku buryo iyi channel izajyaho amamodeli menshi buri muntu wese. Hano nongeye gushyiramo icyo bita udupuri cyangwa se imuvu cyangwa se nako haya ni udupuri ngo nikira udupuri se nka tubiri kuri buri ruhande. Nituratuntu umuntu ahina, ariko turaba turebamo hagati na hagati kugira amodeli kose ndadushyiramo tureba tubiri ku ruhande rumwe n'undi tubiri ku rundi ruhande, ariko tureba muri iriya modeli yo hagati. Kamaze nzinga ka mbere ngashiremo kugira ngo kuko ntabwo nadufatira rimwe ngo bikonde. Erega buriya hari n'amatesi nyine ugira gutyo ukabona ntabwo ari gukunda bitewe. Kandi akaboko kacu kagomba kugira turadupuri naho ni modeli. Kuko iyo umuntu akambaye ubundi nzagakora ku wundi mwenda, ariko tubugaragaze wuzuye ubibona ukuntu noneho iyo byuzuye kuri modeli biba bimeze. Ni ukuvuga ngo turadupuri nyine uragenda turebanya kuriya ko hirya kararangiye, nako hino nako reka nkarebesha hariya, hari inyuma naho haraza kujyamo akandi ka kabiri. Nuko wenda mpere hariya kugira ngo mbaze mpere hagati na hagati, kugira ngo mbaze mpere ahegereye hagati. Hano naho ndashyiramo ka kabiri nako kareba hagati kuriya. Noneho ku ruhande rw'inyuma naho ngiye gushyiramo kandi ka kabiri, kuko nari nashyizemo kamwe kariya. Nuvuga ngo iyo ukata akaboko ukora ibishoboka byose ku gipimo wazingiye ukarenzaho kutira ifatika, kuko hano utudupuri mba nzize ndako hari amakutire tuba dutwaye, hari imibare tuba dutwaye. Iyo ugiye kuzinga akaboko rero nimba wenda bari kuzingira kuri 11 ushaka kuzingira nko kuri 15, uvuga ati iyo gatatu yose nsigaje ni y'utudupuri ndibuze kuza kudushirisha, kuko iyo uzinze gutya akasa akaboko ku gipimo gahita kaba gatoya. Kandi biba ari ibibazo kubera ko hari amakutire uba utwaye, hari igihe ugateranya wenda ukabona kabaye gato. Dore n'ibiriya nashakaga rero ibi ngibi, ibi ngibi ntibibaye. Tugiye kujya noneho kuri modeli yo hasi. Modeli yo hasi noneho ntabwo yoroshye kuko iruta iyi ngiyi. Ndayibaze nawe nimba
twize iyi modeli ukabona ko tuyize muri iyi minota 20 tukaba tugiye kwiga modeli yo hasi minota 30. Urumva ko uko byamera kose ntabwo yoroshye. Hano rero ikintu ukora ufata virizoline yawe. Iyi virizoline uri kureba hano ngiye gukata akantu kameze kuriya. Dore kameze kurane kwa ngiye gukata. Ni uvuga ngo fata virizoline upime wenda 3 kandebe. Njya kabaza kwanza mbikwereka. Hano harimo 2 n'igice, hano harimo 3. 3. Oya, reka mpime hano 2 n'igice nibyo byiza. Hano harimo mpima 3. Mite ku nkweto. Kuriya. Urabona ko ari akantu nkase? Ikintu ngiye gukora rero. Ni hano gafite 3 kuri 2 n'igice. Ikintu ngiye gukora ndakazingamo 2 kuriya. Nimara bakazingamo 2 kuri iki rundi bukore. Ndeta nsongora hariya hejuru kuriya. Ndeta nsongora hariya hejuru kuriya muri hangara nyine ku shusho ritaje nyine rigaragara neza 100%, gusa nyine birakemuka. Ni ukuvuga ngo hejuru kuri hano uhita usongora. Noneho turiya tuntu noneho rero ngiye gukora utuntu nibura nk'icumi. Wenda nta mubare fatizo wenda nakubwira ngo ngira ati kwiriba uzajya ushyiraho utuntu tungahe. Oya, ngiye kuba nkoze nk'icumi nawe ujye ubukoze nk'icumi cyangwa ukore nka 7. Kuko ndabizi ko dushobora kuza gukoresha nka 7. Hano ngiye gukata rero virizoline nyine. Virizoline umuntu arayishanyura nk'ushanyura papoline. Gusa hari ukuntu bayishanyura neza, bishanyiye neza rero bihita ko bigenda neza. Ntago wenda ngo uyishanyura ngo bihingame, bigenda neza ku murongo. Hano rero maze gukora za virizoline kuri ikintu ngiye gukora, ngiye kujya mpina nka turiya tuntu nk'ibisanzwe. Mwabibonye. Ngiye gufata akavirizoline kamwe ngahine kuriya, nimara kugahina mpite ntenga ko ari akantu nagahinye. Kimwe nuko wanagakira ko katanahinnye reka kuriya. Turi n'ibiriya byonyine. Ibisase wabibonye ko twabikoze kare. Ikintu hano mpita nkata kuriya gusa bikaba birarangiye. Ngiye gukata utuntu 10, ushaka wadukata kuriya, ushaka wajya pima kamwe uko ubishaka niko bikora. Kuriya uvuga ngo ndakata kwinshi, niba urangiye kwerekana amaze gukata nko ku 10, ubwo nkase kamwe byatinda. Kandi hano tugiye gukoraho ibintu byinshi. Kanizere ko iyi modeli ugiye kwisobanukirwa neza ku buryo nayo wayikora, kandi ku buryo nawe uri buboneka atari ibintu bikomeye. Ntukazajya ubona modeli ngo uvuge iriya modeli buriya nayikora gute. Ibyo byose hano bigiye gukemuka. Nzajya nanemera nishaka wenda nimba modeli iri busabe ibikoresho runaka, umuntu ajya kubishaka wenda binahenze, nemere bimenda ariko tubyige nabyo. Kubera ko urebye iyi modeli uko byamera kose, none se kiriya gitambaro cyose kingana kuriya wagize ngo kiba ari kinini? Kandi hari ukuntu njya gucyanga mvuga ati wenda kadukoreshe wenda ubuno buryo nibwo bwiza. Icyambere nuko nyikora ugasobanukirwa buri kantu kose. Icyo mba nirinda kuba nyigisha gutya ntibivuze ko atari n'abandi bazigisha, barahari. Ahubwo ngiye mashaka ngo nibura nyigishe usobanukirwe buri kantu kose. Nishaka video itindi, reka nanjye ndetse ninjye nakanga video yamara iminota 10. Ntabwo nayanga. Ndi hano urabona ko nkase utuntu tugera mu 10. Dore turi rwose rero nakubwiye ngo n'utuntu 10 nawe ugomba gukata, dukate. Nimba ushaka gukata ducyawe ndakata nka 7. Ariko icyiza wakata 10. Kora akaboko uko byamera kose, akaboko k'umuntu wenda mukuru ntabwo kabura kugira ngo 15 cyangwa kakaringaho gato. Rero icyiza wakata nk'utuntu 10, kuko nka hano kuri 7 ukase nka 7 ntabwo wajya watonda 10. Ikintu ngiye gukora ngiye kurwomeka. Ngiye kujya mfata turiya tuvirizoline nturambika kuri kino gitambaro kuriya neza, maze ncisha agapasi. Banza birebe neza kuriya, nimara kurambika ucisha agapasi. Nakubwiye ngo urihangana kubera ko ishusho ryagiye hasi gatoya, risa n'iribuzeho, ariko ubutaha ntabwo bizabaho. Kandi ikindi ko byamera kose nuko ahantu turi kudodera hagaragara. Icyambere nuko hagaragara, naho ubundi kuba wenda ryegiyeho hasi ho gato rigasa n'iriburira muri video, murihangana ubutaha nzabikemura. Mba nabibonye ntabwo nabiceceka, kandi kabone niyo yaba ari amakosa naba nagizemo. Ndababwira ati mwihangane ubutaha ntabwo bizabaho. Ariko icyambere nuko uri bubone ukuntu ndimo ndakora iyi modeli. Dore ni kuriya dufata numara kudukata. Impamvu nakase utuvirizoline nuko nzi neza ko utuntu ngiye gukata tuzaba twometse. Rero kugira ngiye gukata itise wenda bitewe n'ukuntu itise bikoze igira hihengama, usange wenda hari aho nakase wenda byikata nabi cyangwa ndometse birakuruye ukuntu, kuko itise hari ukuntu birimo n'ama stretch. Icyiza njye nikatira virizoline.
bivuze niyo nyombetse ahantu hahita ha amaforomo yo kurundi buze kuwakata. Buriya rero nindangiza komeka uraje nabyo bibona n'ibindi dukurikizeho kose ndarkomeka turangire. Gusa shaka sinatarukara ahangaha ntubibonye cyambere se kuri bwomeke ariko tugiye kurangira kandi muzi turangize. Modeli ntago zoroha. Buriya rero umuntu wese w'umudozi nta muntu utishimira kino gice cyo kwiga modeli. Kubera ko kudoda rega gukatira no kuriteranya ububizi iyo wabyize nyine ububizi. Ikintu kiba kiri kubura ni ukwiga amamodeli. Abantu benshi baba bashaka kwiga amamodeli ugasanga bari kwibaza ku mamodeli cyane ukuntu akorwa ibintu nk'ibyo. Rero nibyo hano mba naje gukemura. Gushaka wanayikora no mu ibara rimwe gusa si ngombwa amabara abiri nabyo birashoboka kandi kavamo isa neza. Hano ikintu ngiye gukora rero ngiye gukata buri kantu kose kuriya ngakate neza ku murongo nsigaze n'ubundi ibipimo bingana na ya frizerine yacu ibirengaho nyuma byose mbikate ku buryo buri kantu kose ndibakata kwa kudirine kareshya. Sibirata si ibintu byoroshye. Mwabone Fresh Model Rwanda TV, kora subscribe kandi ikindi nyandikira kuri WhatsApp ambwire mushyira muri group. Kuko izi modeli zose ubona hano buri modeli yose igenda ica muri group. Buri ko gisohoye ukayibona hano no muri group baciyemo. Ariko hano kuri YouTube hari ukuntu nyikisha wenda nta mwanya ufite muri iyo minsi ntabwo yibonye ahubwo ugiye kuzajya kureba usanga narakishijeho nyinshi. Icyo gihe ntabwo umenya ngo nahereye kuyihengeze kuyihe bitewe cyakora iyo ugiye umenya ngo tugeze ku gace ka 30 ka 31 tugeze ugeze ku 15 icyo gihe ntabwo yagucanga. Kararongeye gufata ikindi gitambaro gisa na karakaronko ko hagati cyangwa se ati sendi twakoresheje aba ariyo ndobusa harangiye kudubura rero. Ariko ntabwo ndi budobuze ya papure niyo mukara bidafite aho bihuriye ahubwo ndadobuze ikindi gitambaro kiri ndi baranateye muri kara kaboko kacu. Kuriya ikirondo bukota nzenguruka ngudodo kuriya neza ku ruhande ariko hejuru ntabwo ndi bufunge ndazenguruka ara ku mpande gusa no hasi. Hari impamvu ndi kwita hasi uraza kuyimenya nyuma iyi modeli yacu tumaze kuyitera kuri kara kaboko. Kuko gutya ntabwo wamenya ngo hasi ni hejuru ni kubera ko utarayibona twateye kuri kara kaboko. Wowe icyo usabwa gusa bikore kuriya. Hano hantu ntabwo hifunze neza karongera mufunge neza. Ubona ko modeli yacu ntabwo yoroshye kabisa ntabwo yoroshye kandi ikindi muri yangana ku bantu biga kudoda akantu ko kandi isomo twigaga ryararangiye ntabwo ndabahereza irindi. Ndimo ndabitegura reka mumenye ko turi mu itangira ry'amashuri ntabwo biba byoroshye. Simubizi se ko bitaba byoroshye. Noneho byagera no ku badozi noneho bikaba ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Ubusanga abana bashaka kujya ku ishuri bambaye uniform kandi bategereje ko tubakodera uniform bagende bambaye. Wenda hari abana bagiye gutangira amashuri bushyashya baba bakeneye gukoresha imyenda. Rero nibyo bintu nako kavuyo umuntu aba arimo ariko ntabwo ari akavuyo nyine ntabwo ni ibintu nyine ni ukuvuga ngo umuntu aba yabaye busy cyane ariko uko byamera kose ntabwo ari buce iminsi tutari green somo. Muri hangana muri iyi minsi turi kwigira utuntu tw'utumodeli ariko ntabwo bizatinda kuko rero somo bisaba kuritegura ugafata igihe kinini cyo kugira ngo uritegure ariko ndatekereza ko ibihe by'amashuri birarangirana n'iki cyumweru turimo wenda bizaba bisigaye ntabwo bizaba bigoye cyane kuko abenshi bazaba baragiye ku mashuri. Noneho nyuma yaho dukomeze twige ya masomo yacu mu Rwanda. Iriya modeli kwiza abantu barayirebye cyane kubera ko ni nziza. Hano rero njye mpita mwereka ko amaze kudubura turara kose noneho tugiye kudukata kwa kundi. Nuvuga ngo kuriya tuba tudubuye ndetse ntiwabonye yuko tuba tugaragaza akantu k'akabara ukuntu nyine akantu k'akabara kagaragara ukuntu. Ni kuriya niyo mpamvu tuba twabikoze gutya kugira ngo bigaragare kuriya. Ni ukuvuga ngo ubundi nk'iyi video nayikoraga mbere sinzi gushyira nk'amajwi ngahita nyisohora abantu benshi bakambwira ati rega ibintu ukora ibikiza no ko wazajya udusobanurira kubera ko hari ukuntu umuntu areba yanakuva ubusobanuro akumva neza isomo byihuse kandi neza ariko hari n'ukuntu umuntu akora agatanga nyine nta busobanuro ari kumva kugira ngo azabyumve. Hari abandi bajya bambwira ati kugira ngo uzabitahure niko babivuga. Bikaba ari ikibazo kandi koko birumvikana. Ibintu nk'ibi ngibi kubikora rwose utumva n'amajwi wenda hari abantu batumva ikinyarwanda nyine bazajya bihangana mu gihe ntarabikemura nabyo ko igihe kizajyana nabyo mbikemure. Nizo urumva bizahora gutya gusa hari abantu badasobanukirwa isomo umuntu asohoye kandi ntarisobanuye. Hari uburyo umuntu abitegura wenda bikazajya byandika naho hasi mu zindi ndimi z'amahanga. Birashoboka cyane ntago buriya ubusanga abantu bakurikirana n'amasomo ari abantu benshi.
ushobora gusanga wowe uri n'ahangaha iwacu, hari uwundi wenda uri mu kindi gihugu, hari uwundi uri mu kindi. Ntabwo abantu bose ko bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Hano rero ikintu ngiye gukora, ngiye kuduhindura kuko rero natudubuye, igisigaye rero ngiye kuduhindura hariya. Ntabwo ari ibintu biri bugorane kubera ko tese yacu twayombetse, twashyizeho akavurizo rende, yaba katarimo ngo urebe ntabwo byahindurika kuriya. Ibi byajya bihindurika bikongera bikanga ukabona byanze kandi wabihinduye. Rero niyo mpamvu ushyira kari akavurizo rende ukomeka kugira ngo umwenda wacu uhagarare. Dore ni kuriya ko turaduhindura kuriya turangire. Hano turangije kuduhindura. Wabonye na modeli yacu, wabonye inzira ucamo kugira ngo yikore. Abantu bamugiraga ibintu biroroshye, nta kintu cyoroha kibaho. Ikintu hano ngiye gukora rero, ngiye gutera ipasi. Hano kuri hano nagiye duhindura nyine, ngomba gutera ipasi tukagororoka neza. Kuriya ndatera ipasi neza rwose tugororoke neza. Nshaka natera nka tubiri ngahita nkwereka ko turangije. Ndumva ari byo byiza kubera ko kugira ngo turusheho gukoresha iminota yacu dufite kandi mu buryo bwihuse kandi nabwo buri kantu kose kakabona. Icyambere ni uko wabonye ngo batera ipasi kuriya, shishaho agapasi kuriya gusa kandi ugerageze habagororoke neza kandi hambere neza. Ntiwayitinzaho wakora iki, dore rero ukuntu bimeze, dore biriya nibyo nshaka. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi ngiye kubikora kuri tuno twose. Hano twose twarangiye. Singo turiya urabona neza akantu kandi dore hano ikintu ngiye gukora, ndetse banza urebe hariya, dore kari akaboko kacu turiho, tugomba kuba turiho ariko turi harahagana hasi, ariko hari ukuntu tugiye nyine tumeze, ntabwo tumeze nka gutya 100%, nibyo ugiye kubona mu kanya. Dore hano rero ni ukuvuga ngo hano turarangiye iyi video. Rero mbere yuko ukada kuri iyi video wabonye gufoto kameze gutya, si wakabonye dore ni gutya byabaga byari bimeze. Hari umuntu uvuga ati turiya tuntu ko twakoze akantu keza hariya ngo waduteraho tumeze kuriya. Oya, turi gukora iriya modeli hano kuba ari kugira gusa nkwereke ibintu turi gukora ibyo ari byo. Biriya wabibonye ku ifoto mbere yo kuyifungura. Hano rero ikintu ngiye gukora, ngiye kudutera kuri kariya kaboko, ariko wakwibaza ngo duteraho gute. Ibuka neza umubare nakubwiye dusiga. Nabwiye ko dusiga wenda nka 1.5 cyangwa 2 bitewe n'uko ubishaka. Wa mubare rero nasize ngiye gukata agasentire kawufite, ariko agasentire ndagakata kikubye 2 muri wa mubare kubera ko karaba kidubuye. Karaba kidubuye. Rero wa mubare nakubwiye ngo siga, nimba umuntu wampimye akaboko wenda gafite 10, ubwo rero wowe urakata akaboko gafite 8, noneho akandi 2 gasigaye uzakatamo kano gasentire. Ubwo uzakata agasentire gafite 4 kugira ngo kidubure, noneho n'ugahina kazasigara gafite 2. Reka wenda urugero hano, ahangaha turimo turagereranya, ntabwo turi gukata kubipima mu byanya byo. Reka buriya nta bintu biba bikomeye niyo wanagereranya. Hari ndimo ndahina ndebe wenda nahina akantu kangana gute kugira ngo wenda kangire wenda 2.5 urumva ko ari 5. Noneho impamvu nagize 2 ni uko cya gice ari amakutiri mbasizemo, kuko no muri sentire ndaza kuza kuyigabanyaho gato yoroza kubibona. Hano kiro ndi bukore ndagabanyamo 2 kuriya, nimero gabanyamo 2 nishyire mu ingo hariya. Ntabwo ngiye kuwakata, hoya, ahubwo ngiye gufata igice kimwe nkihomeke shyira akavurizoline. Gititse buri bugomba kwegereza viruzoline hafi kuko ugenda uyikoresha cyane. Ngiye komeka hariya mu cya 2 aba ari cyo nomeka gusa, ikindi cya 2 ngisige. Modeli yacu ariko urayibona, urabona ukuntu ikoze. Ni ukuvuga ngo ibintu byose ugomba kubereza agaciro. Kubera ko nimba ushaka kumenya byinshi biragusaba kuzafata umwanya ugakurikirana zino modeli neza buri kantu kose. Niba bakubwira ngo nyandikira kuri WhatsApp, kuko iriya groupe irimo, groupe ya mbere yaruzuye nakoze na groupe ya 2. Ubu utazajya muri groupe dukabona ngo usize muri groupe nkoze ejo bundi ukavuga ati yewe bya bintu bimaze iminsi 2 ntawamenya igihe bizamara, wasanga nyuma y'icyumweru azaba yaranabirambiwe bakabivamo. Oya, ibintu bimaze nk'imyaka 5 tubikora gutya. Cyakora byatangiye 21. Ni ukuvuga ngo aho natangiye kubigaragariza ntabwo ari cyo gihe nabitangiye. Hari urugendo byabanje kuri ntwara njya gutangira mbere na mbere. Rero birumvikana ko ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Rero hano nimara kwamika agatese ndongera nkomeka n'ubundi ndagahinamo 2 kuriya ku buryo bungana, cisha agapasi kugira ngo kagororoke gahinyemo 2 kuriya. Dore n'ibiriya nta bindi. Ni ukuvuga ngo hano hantu rero ngiye gushyiraho ziriya modeli neza. Uraje ubibone, kuko bino bintu biba bicanganya kenshi, ntabwo umenya ngo ni ibiki, ntabwo umenya ngo bikoze mu zihe nzira, ariko nibyo ngiye gusobanura neza akantu ku kandi.
murihangana wenda iyi video nayikoze ari nijoro bwije cyane bitewe n'urumuri, umuriro hari ukuntu wagiye ugenda mukaburamo gato, ariko murabyihanganira. Hano ngiye gukora uburebure bungana n'akari akaboko cyangwa se ubutambike bungana n'akari akaboko, kugira ngo niza kuza gutera iriya sentire bize kuza kujya bimeze neza ku murongo. Hari ikintu ngiye gukora rero, ngiye guteraho turiya tuntu. Reba hariya, ariko turebe rwose ngiye guteraho neza akantu kandi kugira ngo ubashe kubibona, kuko nubwo bwije rwose ariko biragaragara. Gafite kacu kanini hafi 5. Urabona ko reba hariya uburebure bungana n'uburebure bw'akaboko, ndagahinnyamo kabiri kuriya. Ikintu ngiye gukora rero, ngiye kujya mfata kariya kantu nagiye nkata nkarambikaho kuri, ariko ubona hose gasa. Noneho kakabara nasizemo bidasa aba ariko miniri inyuma kuriya, cyitegereze neza ubibona. Kubera ko bino bintu ni ingenzi. Ni ukuvuga ngo nkarambitseho kuriya, hariya nyine tutafunze harajya hejuru. Ngewe ikintu ndibwiteho ni kimwe, ntabwo ndi bureshyire hejuru ngo na sentere yacu, ahubwo ndareshyeshya hasi na sentere, cyangwa reba hariya hasi negezeho hejuru gato bihariya bireshye. Hariya niho ndi bwiteho, hariya hejuru hatari kujya bwiteho. Nibagize mutacishemo akadodo kuriya, ariko ngacishe hariya nyine hariya kuri ruriya ruhande, ntabwo ari hejuru neza ku musozo, ahubwo ni hariya. Kandi ndakomeza mbikore hano hantu hose marangize, kubera ko hano hantu biracanganye. Hari ukuntu warebaga na modeli yuzuye ukibaza turiya tuntu duterwaho gute, dore ni kuriya. Rero ko umuntu watekerezaga ngo buriya ngo n'utuntu ngo bahiniyeho gutya, ibyo bintu utekereza ushaka kubikora wenda bigakora, ariko ntabwo bizaza bisa nka gutya. Ndetse nongere mbaze bikore neza, nongere mbisubiremo. Dore ni kuri hariya hasi, urabona ko nimba nibanze ngahita ngahiniraho kuriya kuri buriya buryo bumeze kuriya, nkongera ngahindukiza neza kagasa n'akagororotse hariya. Ariko hariya hasi nkareba yuko bireshya, cyangwa se modeli yaje ndi gutera iri hejuru ya kariya gasentiriho gatoya. Hariya hejuru ho ntabwo ndi buhiteho, kubera ko ni ku bucafu. Mfite ukuntu ndi buze kuza kuhakora mu kanya, uraza kuza kubibona. N'aka nako ndakarambikaho hariya kuriya, mpite ko ngahina kuriya. Dore ni gutya, si gutya wabonye modeli yacu ikoze. Watekerezaga ko buriya bikoze gute biriya? Hari umuntu uri kuvuga ngo wenda shanjye ntabwo nabitekereje buriya byari byancaza. Uri gutekereza ngo bya bintu ko nabitekerezaga ntabwo ko byari biri. Gusa natekerezaga yuko harimo utuntu yagiye akera ari kutubara kuriya, none nkaba mbona bitandukanye. Hano uri gutekereza ati birarega ndabizi nari narabibonye, ndabizi dore ni kuriya. Ahubwo nyine azongereyemo, hari uburyo nyine bikoze mpita mbibona neza, wenda hari akantu nari nasobanukiwe, ni sawa. Ndi gutekereza ngo biramba biza, ahubwo njyane n'inzira nacamo bikaza bisa kuriya, kandi ahubwo no kurushaho. Abantu rero batekereza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko ngiye icy'ingenzi ni uko ibyo nzi nibyo nkweretse. Wenda nimba hari ikindi wenda wandushaho hano birumvikana, nawe rero ni ukureba ukuntu nyine birumvikana, ariko ngiye icy'ingenzi ni uko ngerageza kwereka wa muntu ukeneye kwiga utuntu tw'utumodeli, uko nzi duke nawe akatumenya, inzira nzi nawe akazimenya. Wenda ushaka kwishakira ayandi mayira ntawamenya, ariko ngewe nakoze ibyanjye nabirangije. Tuba tunda duteraho kuri ariko kose nturangize. Rero tunguto tugomba kugenda hariya hasi ufite kare gasentire kuri neza ku murongo. Ibi ngibi urabona atari ibintu byoroshye koko, bino biroroshye. Niba nkubwira ati nyandikira ngo ushyire muri groupe, kuko hano kuri YouTube nkurikije amavideo nsohora ukuntu ari menshi. Ubu tugeze mu mavideo hafi 700. Ngaye baza mu mavideo yose, ibaza nk'umuntu uzajya gushaka video ya mbere nakoze ya mbere, birumvikana ko bizakugora, ariko ukayibona. Ariko muri groupe ho bibakarusha, kuko amavideo yo muri uko kwezi wenda muri uko kwezi kose neza barimo ku murongo, kandi n'ayandi yabanjirije imbere yaho nayo abarimo, ariko nyine kubera ubwinshi bwayo hari igihe wenda uvuga ati yewe n'amavideo yose nzagikanya arangizera, ugenda biga gahoro gahoro kandi ku murongo. Kandi ibintu byose nagiye nsohora muri groupe uhita ubibona ko buri video nsohoye nyicishamo, bavuga ati muri kino cyumweru yasohoye video 15 cyangwa 20 cyangwa se 10. Oya niyo nagira 5 nta kibazo. Izi video ngizo zose ndahera kuri iyi ku murongo ngeze kuri iyi. Ariko kuri YouTube biragusaba kugenda muri Voice Method Rwanda TV, hari agafoto kanjye hasi winjira mu nete video ukandeho, kuko ukijira muri kuri kara gafoto uhita ubona video nkeya zirani nke cyane. Ahubwo uhita ukanda ahantu hari amavideo yose ugahita ubona video zose ku murongo uko zigera hafi muri 700 cyangwa se zanagezemo ziri kurengaho zose ukazibona. Nkayibaza nimara gukora nka video 5000, kandi ariyo ntego mfite. Nzakora amasomo menshi ashoboka, nta somo nari nzigira ntuma igisubiramo ngo wenda ubwo nkoze no modeli ngo reka nyikore muri cyakora wenda nzongera nyikore mu gitambaro gisa mu gatenge, kuko nyikoze mu itetse. Hari umuntu uri kwibaza ngo ko nyikoze mu itetse bura mu gatenge zabimeze gute. Nzongera nyikore mu kandi gatenge, mu gatenge
nimara kuyikora imeze nka gutya neza nawe uyibone urusheho kugenda uyibona neza. Ngahine kuriya ariko ikibazo ni nyisobanura bizongera byisubiremo nimba nzayikora nkayibereka gusa, ariko ni ibisanzwe nimba birase kubikora mu ibara rimwe gusa, nta bindi bintu bikomeye no kubikora mu ibara rimwe gusa. Ubusa hari ikintu ntaba nakoze koko ngayibaza. Ubuno buzima bwa hano hanze ubusanga wenda nyine twese tuba dushaka imibereho, dushaka amafaranga kugira ngo tubashe kubaho. Wenda nyine amafaranga impamvu tuyashaka niyo tugura wenda ibintu bidutunga, ibintu by'ibiryo n'ibiki byose kugira tubeho mu buzima busanzwe, aho gutura n'ibintu nk'ibyo. Rero kugira ngo tubigereho bisaba kuyashakisha. Kuyashaka rero ni ukujya kwiga cyangwa se nyine ukiga ibintu bizakugira umumaro bikaguhereza amafaranga. Kimwe n'uko wa muntu w'umwarimu nawe yashaka akeneye abo yigisha kugira ngo abone ayo mafaranga. Twese tuba dushakisha. Rero hari igihe usanga nyine nta n'amafaranga wenda ufite, wenda bitewe n'ubushobozi bwa n'ikintu ndi bukore ndakatara hejuru maringanyaze neza. N'uriya murongo nacishijeho none ahangaha wari uriya rudodo niwo ndi bukatireho mbiringaniza neza ku buryo neza hasigara akantu kameze kuriya. Dore ngaka ariya ngutu dufite utuntu tw'utudizayini ukuntu ushaka wanashaka ibinini, ushaka wanafunikisha. Gufunikisha rero murabizi ujyana agatise ku bantu bafunika ibipesu bakagafunika kaza igipesu kikaza gisa nako gatise neza. None rongeye ukata agashumi murihangana kubera ko iyi video yisubiyemo. Iyi video hari ukuntu amashusho nagiye nyakora akajya imbere akongera akajya inyuma, ibintu muraza kuza kubibona nyine bidasobanutse neza gusa murabyihanganira. Hano rero imodoka atakari agashumi ikintu ukora kana agashumi umuntu akata ku ruhande ko gukuba ko ukoresha umuntu ugakoresha nko koresha ribu. Ndeko n'agashumi ikintu ukora hano uraza ukagateraho hano ku bubi bwa kano gasentire kacu hano hasi. Kwa kudi neza umuntu agakora wenda agiye gutera nka sentire wenda yo kwikabutura yakinyeye ishuri ya elastike, uyiteye imbere ukayihindurira inyuma. Hano nongeye ugaterera rero imbere cyangwa se ku bubi, nyuma yaho none ndagahindurira inyuma nkwereka ukuntu tugashyira kuri kara kaboko kacu. Kugira ngo urihanganira ukabazo kabaye muri iyi video hari ukuntu ateguye amashusho amwe ashobora ajya imbere ayandaza inyuma, noneho nyuma nongenda bihuza nyagarura inyuma. Hari ukuntu uri buze kuza kubonera ukuntu ndi gusobanura bimeze nkaho nyine birimo ukuntu nyine bisa nkaho hari ibyo ndi kumeze nkaho nayimvuye gukora nkongera nyine ukabona nyine ntago nyine harimo akantu gatoya. Ibyo byose urabyihanganira ko ndabigusobanuriye. Byabaye nyine mu editing no video unyitunganya hari amashusho ntasize ku murongo neza. Hano ikintu ndi bukore rero mfata kara gasentire nteyo kuriya ngahita ngahindira inyuma kuriya nkagahina mbirambitse kuri modeli. Ibi ngibi mwabibonye uvuga ngo ndagahina kuri kabaze nkate biriya bintu biba birengaho hasi. Kano n'akantu k'agatambaro umuntu akata wamana ugakata ukaza kuza ugateraho hariya. Rero hano wakibaza ngo hano ngiye guhuza ino sentire gute, cyangwa se kano gace ko hasi na kara kaboko kacu ko hejuru. Nibyo rero ugiye kubona mu kanya. Dore hariya iyo maze wakata kuri ikintu wowe ukora uragahina kuriya gusa nk'umuntu uri gukora bisanzwe, ariko ruriya rudodo uri gushyiramo dore bigomba kugenda bikajyaho kuriya neza. Kuriya ukagahina kuriya, ariko wamara ugakubira inyuma kuriya ugahita kurambikaho hara kugira ngo udodo rugiyemo rugire muri mwe hose. Nibiriya nibyo nakubwiraga muri ubwo buryo ko tuba dushakisha. Rero busanga hari umuntu avuga ati ngiye kugira modeli nyikwegisha sha urampaya ntashya umva ntago byavamo, ariko buriya cyangwa se ugasanga urayigumaniye wenyine muri atelier nzima yose. Uyu modeli nk'ingiyi uravuze ati nta wundi muntu nzigira nyereka uko bazanye ikiraka cyawe ari njye nzangikora kandi ngiye nyese ngiye hano mbikwigishereza ubuntu rwose nta kibazo. Icyo usabwa we ni kimwe gusa, igishoro cyawe ni interinete. Shaka interinete mayo mamega yashake ukurikirane video zanjye, uko utayafite ntiwazibona. Hari ikintu ndi bukore ngiye guteraho kari agatese kuriya. Kano gatese rero umuntu abagateye hasi ngahita ngahindukiriza hejuru. Murihangana hano hajemo akabazo gatoya, ariko bino bintu nzongera mbikemure. Ni ukuvuga ngo nkubiraho akantu k'agatese kuriya, kari agatese nkubiyeho hariya. Ndaje hano ndaza kuhagaragaza ariko nta majwi harimo kugira ngo ntaza kuza kuhataruka. Ubibona ukuntu nteyeho kari agatese neza, nimara ugateraho kuriya ubona ibyo nkurikijeho neza akantu ku kandi. Murabyihanganira bino bintu ndaza kuza kubikemura kimwe no kuri kureba ino video nabikemuye. Ukabona hari ahantu hategetse hajya nk'amajwi. Ni ukuvuga ko kari agatese ntangahinira inyuma kuriya, kurangahiniye inyuma kubwiza ngahita ndambikaho na kara kaboko kacu munsi. Namara kukarambikaho kuriya
ngacishamo akadodo. Icya mbere kari akadodo kagaragara nk'ari akantu k'agakubo wakubye kuriya, ni agakubo nkubye hariya, biba ari sawa. Icya kabiri kagaragara nyine nk'akantu gatambitse hariya nyine keza k'akadizayini katagaragara nyine ku buryo urura rudodo ndi gushyiramo rukuba kari agatambaro nakubye rukongera rugafatisha iriya modeli yacu hasi no hejuru rukabihurizamo hariya hari ahantu ho biteranyirije. Rero ni ukuvuga ngo biriya bintu biroroshye, ni ibintu byoroshye rwose nta kibazo. Hari hano rero ikintu biri busabe ikintu ndi bukore ni uko ndibukijemo akadodo kuriya biringaniye neza kuriya, nibirangira modeli yacu irabirangiye. Ndetse hari ikindi kizaba gisigaye koko, nta kindi bizaba ari ibyo ngibyo. Hano biba byoroshye nta kibazo, kandi nkubwira ngo akantu kose tuzaba tukiga hano kuri Voice Made in Rwanda TV, kandi ukamenya ko bakunda cyane, ndabakunda cyane mwese, ku buryo tuzaba twigana ibintu byinshi nk'ibi ngibi, tukaziga tukagera kure cyane hashoboka tukahagera. Kandi nkubwira muri ino video urihangana ukuntu yari yijimyemo gakeya ariko kubyamira kose byabonaga, kandi ikindi urihangana ku hantu byatarutseho gato amajwi yagiye ntimuyabone kuko nabisobanuye, ndavuga ati mwihangane nyine hari ukuntu umuntu ategura video akabona hari ibintu wenda bitajemo ariko nongeye mbifata ku ruhande mbishiramo kugira ngo ubibone, ukabona niyo utabona amajwi yabyo ariko kubyamira kose uko nagiye mbikora wabibonye. Dore hari modeli yacu imeze kuriya neza. Gusa modeli yacu ntirangiye, nturi kuyibona neza hano kari akantu kandi imeze neza. Ni ukuvuga ngo hano birarangiye neza, dore ngibi modeli yacu ni gutya yari ikoze, nkubwira ngo urabona ko hano ibintu byose biteguye ku murongo. Handi ikintu kiba gisigaye rero ni ikintu cya nyuma. Hano ushobora gushyiramo utuntu k'udupesi umuntu agura dufite nka design runaka kwinyongera. Urabona nk'utu nta bindi. Ni ukuvuga ngo hano rero bino bipesi iyo urangije ubiteraho, bino barabigura, wajya ku isoko ukabigura biba bihari, cyangwa se ugafunikisha tuno dupesi ukongera ubwiza bwa modeli. Ugomba kudushyiramo hariya cyangwa utadushyiramo ukabikora kuri hano byo nta kibazo. Icyo usabwa fata urushinge rwawe, dore urushinge rwawe n'ururiya ushyiremo akadodo. Murihangana nijoro rero kugira ngo uzabone n'umubiri w'urushinge nyine hari ukuntu bigoranamo gakeya. Hari abantu bari kuvuga ati buriya wagiye ukora wenda amasomo ku manywa ariko tuyabona neza. Mwihangane rwose, ibi ni ibintu mba ndi gutegura kubikemura neza ku buryo tuzaba twiga amasomo tukayiga agaragara neza cyane 100%. Ndarakubwira ati kugira tubure ukuntu twiga wenda nimba ariko kanya mbonye ko gutegura isomo ko turi mu bihe by'abanyeshuri, reka nditegure nta kundi. Wenda nyine bino bihe by'abanyeshuri nibigabanuka cyangwa bigasa n'ibivuyemo, tuzakomeza tubikora ku manywa wenda cyane, wenda buri gihe tubikore wenda habona cyane. Rega n'urumuri ruba ruhari, hari guteza ngo sawa wajya utegura urumuri narwo ruba ruhari, nsabonye ko umuriro wose ugenda se bigasa n'ibyijimyemo. Hari ikintu ndi bukore rero, ngiye gupimira ahantu nibugende shyira turiya dupesi, wenda ndavuga ko wenda ari nko kuri 3 kangire 2 n'igice, hano kuri 5, hano kuri 7. Ni ukuduteramo gusa byoroshye bikaba birarangiye. Kuriya ikintu ukora wowe tuduteraho hariya, ni ibintu bisanzwe gutera igipesi se, ariko wowe icyo usabwa gusa giteremo hagati na hagati. Egura kari akamodeli kacu, urushinge rwa ntukazajya urumanurira kuri turiya tuntu duhura inyuma hariya, turiya tugaragara nk'uturongo duhagaze kuri iyo debara. Ahubwo urushinge rusa nturushyiramo hagati na hagati neza ku buryo umuntu atamenya ngo iki gipesi giteyeho gute, kereka wayihindurije ukabona ko giteyemo hari hagati na hagati kugera inyuma. Urabona ko hari agitereye hari inyuma, dore n'ibiriya nta bindi, hagati na hagati neza. Kuriya nshaka nakwereka ibipesi byose birangiye, kubera ko hano n'ubundi ni nk'aho birangiye. Iyo wabonye ko batera kimwe n'ibindi byose nayo wabitera. Nizere ko mwambabariye kandi mwihanganye, kuko rero ino video nyine hajemo nk'utubazo nka tungahe nka 2, ariko murabyihanganira, ni ibintu bibaho. Nagize ngo wenda ino video nyibagezeho vuba wenda bitewe hari ukuntu kuyeditinga amashusho yagiye amwajya imbere ukuntu nyasobanurira imbere nza kongera nyagarura inyuma. Niyo mpamvu wagiye ubona bidasobanutse, nyine harimo ibintu ubona ko wenda nashaka kuba nakoze imbere nkongera nkabisubiramo cyangwa se bikaba byaje nanjye bintunguye. Dore modeli yacu hano irarangiye, dore nikoresha nasi ibintu byose siba byiza se wabibonye. Nubona ino modeli yuzuye dore akaboko kaba kameze kuriya,
neza umuntu arakambara akavuga ati kabisa iyi ni modeli. Hari umuntu utavuga ati iyi ni modeli nyamara n'izindi nazo ziba ari modeli. Nta biba birenze, ni ukuvuga ngo icya mbere ni ukubona dore kano gapesu kacu dore ngaka tujyana, ntabwo ari agapesu gasanzwe nyine, kano gasanzwe ni agapesu kaba kameze nk'agafite amadizayini n'ubundi. Ariko icyiza wowe ushaka kuzafata wenda agatambaro ko mwenda hano kari kujya gufunikisha nk'udupesu dutoya tuba duhari cyangwa se binini bitewe n'uko bishaka, bakabyambika urugore. Urugore ni akantu bashyiraho inyuma kaba kazengurutse barakaza bakita urugore ngo cyangwa impeta. Modeli yacu ikaba yarangiye, dore ni iyi ngiyi. Nkubwira ati nizere ko iyi modeli wayimenye, kiba gisigaye ni umucishaho agapasi gusa, turiya tuntu umuntu yagiye ahina tukihina neza kuriya, umuntu agacishaho agapasi neza kuriya ku murongo, ibindi byose biba biri ku murongo nta kibazo. Nkubwira ngo ni Voice Method Rwanda TV, ubu rero nagenda modeli yacu dore ngiri yoroshye. Iyi video wayibonye bwa mbere, dore ni kuri modeli yacu ikoze. Aka ni akaboko, nawe ushaka wazakora akaboko k'iribaya cyangwa se akaboko k'ikanzu cyangwa se akaboko kariko kose ugagakora kuriya. Kubera ko iyi modeli yacu ni nziza kandi igezweho. Kanizere ko basobanukiwe neza akantu ko kandi kanizere ko iyi minota yose maze nkora ino video neza ibintu byose nakoraga wabibonye, kanizere ko nta cyagucata na kimwe kandi nkubwira ati n'ibindi biracyaza. Ntabwo mbashaka ko bigucanga kubera ko mba namaze umwanya munini kugira ngo ubashe kubona buri kantu kose. Ndabakunda cyane, ni Voice Method Rwanda TV, bye bye. Rero tuzabonana mu zindi video kandi umenye ntakoze subscribe. Bye. Tuguhaye ikaze kuri Voice Method Rwanda TV, dukora ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye. Turasifura baby rock, amariba ya modeli zose kandi zigezweho, si byo gusa n'amakanzu turakora n'imyenda y'abagabo n'imyenda y'ubudodo, kandi ikindi tunigisha online modeli zose. Mubwira ati ngo hano kuri Voice Method Rwanda TV ukore subscribe ubone na byinshi byiza kandi bigezweho. Turabakunda cyane.